Guys, mumeze mute mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Rifutanda ugarutse, noneho nje kukwereka uburyo wakoresha interineti ya MTN y'ubuntu ihoraho, apana bya bindi byo kubura mega ukava online. Nje nkuzaniye noneho nkuzaniye uburyo Stark VPN izajya ikoresha interineti y'ubuntu nyine. Stark VPN abenshi murayizi, abatayizi reka nyibereke. Ujya kuri Play Store, dore ngiyi hano, urandikamo gutya Stark VPN reloaded, ubundi uhita ugenda uyidawunilodinga nyine. Yego, icyo mbanza gusaba bwa mbere ni ugukora subscribe. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibintu byacu buri gihe nyine. Ubu tugiye gukomeza sasa nkwereka uburyo yaguha interineti ya MTN. Urahita uza uyifungure bisanzwe. Tuzi uyifungure bisanzwe, dore ngiyi ngiye muri telefone yanjye. Tuzi uyifungure bisanzwe, nurangiza utegereze ko ifunguka, kandi ibi byose wemeza urumva. Nurangiza uhita uza, uraba ufitemo nyine interineti umaze kukimara kuyidawunilodinga, uhita uza hano handitse ngo noneho direct, uhita uhakanda. Nurangiza uhita uza ukanda hano handitse ngo update, uhita uhakanda, utegereze ko bikunda. Biratwara igihe ariko ntabwo ari igihe kinini cyane. Nkwibutsa ko utarakora subscribe nyine, kora subscribe kugira ngo ukurikirane video zacu z'ubutaha. Sasa rero iyo wamaze kuyapudetinga bahita bakuzanira tuno tuntu twose. Muratubona tuno tuntu nyine turi hano banzaniye twinshi. Iyo wamaze gukanda update wari ufite na mega hano utu tuntu turi apudetinga tuza ari twinshi nyine. Hano ikintu ukora sasa, turaza twifungire tuvuge nyine wenda twe kuri simukadi tugiye gufungura interineti kuri simukadi. Urabona ko simukadi ya kabiri niyo ifunguyeho data. Ngiye kubereka ko nta mayinite ariho. Kanze mbibereke ko nta mega ziriho kugira ngo mwumve ko bikora. Akanyenyeri 154 akanyenyeri 5 urwego, simu ya kabiri. Tegereza gatoya, urabona ko nta kintu kiriho. Akanyenyeri 345 urwego, akanyenyeri 5 urwego. Mbereke ko nta mega ziriho ariko bigiye gukunda. Urabona ko nta kintu hose mfiteho. Tugiye gukonegitira application ku buryo naberetse nyine. Tuyifungure, suri gatoya. Ubundi twa tuntu urahita uza muri twa tuntu twiyapudetinze, uzuremo akanditsemo MTN Rwanda, uza ugashakemo nyine. Yego, dore ngaka ka mbere MTN Rwanda rimwe furi, uza ugakandeho. Ukigakandaho data zawe zibe zifunguye n'urugero, ubundi tuzi ukande kuri kino kintu cyanditseho ngo connected, kino uza ugikandeho. Tegereze gatoya, urabona ko kano bidakunda. Reka tujye kuri kariya ka kabiri. Twiyizira hano ku ka kabiri. Akambere iyo kanze uhita ugafata ka kabiri nyine. Dore ngaka ka kabiri.
birakurikirana, uhita uza aba ariko ukandaho, uhita wongera ukande konekitedi, tegereza akanya, ntabwo bitwara umwanya munini cyane, tegereze, biratwara akanya ariko biragera bigakunda. Urabona ko byakunze rwose, urabona ni MTN Rwanda, urabibona ko ari MTN Rwanda, nta bindi bisaba rwose. Dore mega zanjye reka nze mbereke uburyo zikunda, hano hejuru reka turebe ko yabaye konekitedi, dore ngibi ka kantu kagaragaza ko nta mega ziriho, dore ngaka sayini ini netiwaki, urabona ko gahari, bigaragara ko nta mega dufite ariko twabaye konekitedi kuri VPN. Tudukomeza reka n'urugero tujye kuri YouTube, tegereze gatoya, urabona ko mega zacu zikora rwose nta kibazo. Wowe hano reka nze mbasubiremo gatoya, ni ukuza ukayifungura bisanzwe, urumva, ubundi ibintu byo kwamamaza ariko turaje tubivemo. Urahita uza hano kuri hano hantu haba handitse, reka mbereke ukuntu haba handitse ubundi gutya, iyo uraza uhite uza uhakande, niba bino bitarimo ukande kuri apudeti, niba birimo uzamure urebe MTN Rwanda furi, ubona ko twihitiremo kabiri, niturangiza uhite twikandira hano ku kino kintu cya dutegereze, urabona ko bihita biba konekitedi, urabona ko biba konekitedi, ubundi ukigira kuri interineti ukareba utuntu twawe ku mutuzo nta kibazo. Niba bigufashije kora sabusikarayibe, muri komenti wandikemo ikintu nazagukorera ubutaha, turi kumwe, cawu cawu.